ukuntu bafata isuka ugiye guhinga uragutya ugahagarara gutya uretse ukoresha aka kaguru niko uzana imbere akamoso uhagarara uko ugatera kano imbere gato akamoso gusa gasubiza akaguru ko ngiye nkoresha akaryo ubundi ugateka gutya noneho kubera haba harimo urwiri uretse utanema wa mugabo ntabwo ngutema humura ugira uko ubundi ugatora urwiri wabibonye ibi birananiranye ko utaza kwitema ibi birananiranye ntabwo ugaduta inyuma ukazoma bakadutwara ntabwo ari ibintu binaniranye Joke urabona guhinga ko ari ibintu bitoroshye akiragira nereke nuzi urarushye utaratangira dore nuzi nawe urahagarara do babonye uhinga gutya no kubita urabe gukura bino bintu by'ibyatsi none se wahinga akaza kubikuramo nyuma oya biba ari ngombwa kugira ngo bitazongera kumera ubitora gutya kubita kwa kundi ku kino gibati ukoresheje uko cyane hako hanga urebye nabi wakwiko uri guhingana ibirenge kandi wambaye bote cyangwa muremo bote se oya izikuramo kuko kubera utabizi ushaka kuza kwitema je nuko mbimenyereye akiraye gatebe ko ari mu kumujye ampayi nagaru utandereza cyane disi we oya kuguza kuvamo ko wikwegeranya amaguru di uri ko utaza kwihonda dore hagarara gutya nge nabibonye dore sikumbona utuna mu mugongo waracitse we ngewe nyungu ndi kureba dore jana ni ngaho ngira rimwe uretse se ahaye mugize turawucibamo kabyara ntabwo ari uko ndewe uyu musore ko numva akoreba ahantu ngewe ngeze dore we bataje kumenya dore kwitana imbaraga rwose muzi akorebye nabi wakwe dore anje niyo mpamvu nagwaye bote kugira ngo utaza kwitema akaguru sinjye wananzifite kimwe bya byatsi batwika kavamo agafumbire okay umugezi w'uyu ngo ndabona nago DOP wabibonye se ndenda ako ariko urabona ko seri wajya adafata mu mutwe cyangwa gufata mu mutwe pe nagufata mu mutwe ariko nshiko ni gufatisha amaboko ni gufatisha umutwe hari nakwetse ukuntu babikweretse rero kuri babimenye se wabibonye basi wanshakiye wabibonye wanzane yamara akakanya ndapfuye vaho naguhinga se wavuye wabibonye warangiza ukagira gute nuko ufite isuka nziza nanjye nigishije reka uretse hanze muremo ngiye yangiri kujyana no mu ntoki yawe iri kunyerera ahubwo we ntabwo uri kubimenya kurura oya urakurura ko ngikurayo do kubita gucya uhagarara hamwe ntabwo ujya mu muriro ako hano harakomeye umwami dose ari mwe bahinzi u Rwanda none ko ubu twahinga twagera ako uko biri ngiyeho ugatora tuno twire gutya abantu mwe koko ubu byananiranye sekeje nuko akubise isuka kabira kanya ngashaka amata aho kubita isuka ngo ujemo mu ruhavu hano bagwita uruhavu okay ugira wowe uri isuka kuri nabonye bagira gutya hano se ko mbona hano ko mbona hagize hatose cyane man kuzungura isuka nuko se tubamo ibyo byatsi mara gukora ubukwe mwazaje kwibera ina ndakubujije
Warangiza ari muri Urwo rurasenyutse rero bitaraba. ase wamugana ibyo nyamara twaza twiturira hano muri iki cyaro. Ndakubujije rero. Oya dushaka kudahinga. Ese mwatura mu cyaro mudahinga. Korora ni ubyura. Navukiye mu cyaro ngikuriramo never. Aho ushaka kuzagishakira. none se ko wavukiye mu cyaro nkabona guhinga utabizi. Wamugana. Navukiye mu cyaro ntabwo nizemi. Ko weretse abantu kuzi guhinga. Naberetse ibyo nshoboye. Ibyo nakoraga. Nakukiye inka narazikutse muri video sinize niba. Uri umuntu Njye nakukiye inka ndagira inyana. Nkoza ibintu. Byari asafata isuka. Narushyeyo. Oya musa byari ya mwana. Akirahinga agace dutaye kanya. Nashakira amata. Nashakira amata ndahinganije hari. Rero azi ko twazanye ari amata. Ntabwo ndakwiriye. Wewe ko azi ko ari amata kuba ari amata kuba twarayazanye. Twarabwiteje. Atagira pi wa mumbi. Hasigayemo make. Harimo kandi niba taratatu. Asigayemo amata atandatu. Nawe urangora. Okay. Basi fatiria muhereze yo. Akirahinga none turebe. Imiyongiyo nini. Dore nyira kano gato. Ngewe batanga narangije. Utaza kugira. Bereka n'ubwitse. Ubwo twakorora. Ese genda. Ubwo twakorora nabo twahinga. Yo turikanye muzanye nabo. Ariko ntunzane. Yigo. Sunywa amata. Yewe. Sunywa amata. Yewe. Aya. Shu. Uzana abiri. Abiri. Unaga nk'amata na diyo tunayashaka. Ngaho. Yawe nk'amata. Murangi. No. None ngiye kubihurizamo franka. Ngiye kubihurizamo franka ikintu kiri bubeho cyo agiye kuzana amata. Ariko nubwo agiye kuzana amata ndashaka kumukorera franka. None se byari byo guhinga ubihinga. Reka guhinga gerega si ibyandijanye ni franka. None nta mata. Nayo nshaka. Yego ndayanywa. Ariko sinashaka. Okay. Ari kintu shaka rero kumfasha. Inde. Uyu nguyu nawe kandi urabirimo. Ndashaka gukora Emile Frank. Urabizi nyine sinzi guhinga. Kandi wabiri kunyigisha. Ndashaka ko ari buve ruguru kuzana amata. Urumva? Agasanga uryamye hano. Kavuza induru nka nyine nkabona gukubisa isuka. Ubwo niba ndi bugusiga kondo he. Uri umuntu akarasa isuka gutya umuntu. Ibintu birakunda gute kandi igihano. Wowe nawe urasetinga kamera uyitereka. Kuko ugiye kwihisha kandi agutiza aha leta biteye sibyo ariko kamera yigumiza aho ngaho none nawe uze nk'utabaye asanga urimo hano byaducanze nta bundi buryo kuko nazo kamera ikiriho nawe waje natuvuga byanga ibiseri ntago agiye yo kujya kureba ku byatangiye arabireba birangiye noneho uyu nguyu cyane namukuzi suko mu mutwe yahwereye ntabasha kuvuga rero uko nari bwitware uburyo ari butanga mu kirwe niba tumujyana kwa muganga uko bigenda kose so niho ugiye gukora ugiye kuza ujyana uretse ukaryama gutya nta kibazo wowe urashyira amaguru hano umutwe ushyira ujyana noneho we araza asange wahwereye utavuga ntuseke sibyo araza asange wahwereye utavuga ukumva noneho asange utari kuvuga agire ngo kuko nagukubise uri kuni araho ari kuni habura DP ndetse cyangwa batavuga yahwereye ntugikira kimwe ukora ube wahwereye utavuga sibyo noneho kugeza igihe ngewe uri bwumve mvuze ngo ni Frank tuguteruye nikuza kuguteruye ndavuga ngo ni Frank ni bwiri bituseka ukavota ukamubwira ukuntu byagenze twanamubwira ko umeze neza ibintu wabitekereje cyane ibintu wabitekereje cyane ko twasiri ku bintu byo ngewe ndi mapanzi yakoze aho ndi mapanzi aho gukemeje kumfasha ataragaruka ko ntago ari kure we jam nihe ndi umusiga ibyondo buriya
buriya hasi cyangwa ashira umutwe igereye umutwe ushyira aha bareka amashyamba hano wowe urahita uhumiriza ubu se nta n'ahantu nakira icyondo nk'umuntu akubise isuka jepi nakira isuka ntabwo nyumvise mu gahanga Ukakira urugara numva nakubitaho nk'inkonji kugira ngo hatebe hafi mwana shyiraho urugaragara jepi urimo n'ingofero igwa inyuma oya yahise igwa nkaho igwa inyuma shanda mwinshi ubu se isuka no ani ndebere ko nanjye ndaba ndimo ajya ambwiye ngo ndaza gutabara wowe ego kura gusanga hano ajye ubwo ndamutse ngiye ndavuga ngo nagukubise isuka gutya uyitupfu ndebere niba ndimo kankurebere ameze ne gutya ubwo nje nkahangaha gutya ndimo aho ngaho urimo fresh ngiye ndarira wowe ujyanye kwafata amaso mato subirayo mwavana umva tugiye gukora sibyo sari kuza se ubungu bari hafi kwagiye ndebere kandi ndebe ntiwemerewe kuvuga ntiwemerewe guseka ani engereza hariya rero cyane umuntu wese ndamubona nawe ako ni inzobe araje dukore tanze ngwino nyine nawe ari cyo kuzi ibi ni ibiki koko ubu ni wishe umuntu koko ibi ni ibiki koko Valence Anita ibi bintu ubwo se ntiwarebaga umuntu koko nose narindi gukaraga isuka nk'ukuntu yabinyigishije Emire baramfunze mana wenda Vale basi vuga rimwe sibyo Vale nakwingize vuga Emire waretse kugukazanga Anita yishumura kwamukubise isuka ubwawe kubise isuka ndi guhinga nabishaka rero muri bazima Emire kuvuga Imimbabure ndebe rebe ukuntu agize umuntu wawe bigenze bite nari ndi gukaraga isuka gute ndi guhinga nikanga nayi mukubise muga ngo iki ukubise umuntu isuka mananje ubu turi buve muri iki cyaro baramfunze bigenze bite se nyine bigenze bite baramfunze birarangiye bigenze bite baramfunze shiri we Yesu we ariko aracyahumeka guhumeka ati ikibazo uyu muntu amukubise mu mutwe reba akose umukubise isuka ute wowe ntabwo kureba ko narindi guhinga gutya nyine karazi isuka nyimukubita mu ntabwo babwiye ngo ibintu utazi guhinga yangiye inyuma nkarazi isuka gutya mukubita gutya ati turanamagara ambulance nimero zawo turazizi nanjye we Emire reka tujya n'uyu muntu kwa muganga ikibazo se none se wamufana wanyu ari hehe inahase namenye Goreti mama Vale Yesu we ndapfuye yose nje kumufana basi ndapfuye rusura muzena dufashe tudushaka Emire tujya n'umuntu kwa ahanga muri kitaro tujya n'umuntu kwa muganga tujya n'umuntu kwa muganga akura reba umuntu yahwereye mana yanjye basi mutebe tumujyane kuko nase mukubise isuka bishaka ngiye ko njye imanuka ibaye ninde wishimiye kujya muri gereza Vale wamba bariye basi Vale rimwe ryonyine ukavuga ndakwinginze Vale mbabara ahanga twamenye ibitaro yagiye kubikira kamera none nyine baramfunze mumujyane kwa muganga ndaje rekanye baramfunze mana yanjye ubuse kuko turabigenza baramfunze kamera baramfunze turabigenza cya gikapu se kiri kimwe tubika genda nyine ujye kumureba umuzana atwerekanye hari wazanye Goreti ariko reka ngiye guhamagara byihorera ariko reka nyamwihamagare
wabuze guhinga umurima uza guhinga umuntu wowe reka mvuge ukuri oya ari bitumvikana none se ahantu hose ni gutujya gukubita umuntu isuka wari wabuze ahantu hinga naho gore cyagiye guhaha pe gore cyagiye guhaha nyine vugo muri raranje ngiye gupfira muri gereza cyangwa baretse wabyuka wagiye kumureba ukamuzana akakwerekana ibitaro bibiri wawe mugabo noneho ukanandusha imbaraga ubu ngubu ndi gwamaga ni wowe naho ndi ndatesha gusa none se ubu turabigenza reka mubwire abaturage aracyaho ikibazo to reka muri aha hantu ntabwo rasike tumujyanye turebe ko tubona imodoka kuri kaburimbo wahagera twabura no wagera gute reka tumujyane hariya manya reba kuna mugi ariko aracyahumeka nawe ukigaragaza ukuntu Anita nawe ntacyo afite ikibazo ni gute umuntu bari kumwigisha ngo nahinge gutya agakaraga isuka none agakaraga ibintu by'amasuka urabwo yanga atarabikwereka umwicanyi ubu ngubu nabikoze nabigambiriye nyine wajya ukaraga ibintu utazi kureba ngabasi mu nzirike polisi ze n'umundi ntware byarangiye nishe umuntu Emile ku munsi umujyane hari tumujyane basi tumuterure tuhamagare babagore reka tujyane mu mudugudu batunywa bagore wenda nibo baza ahantu de centre iri hano kuko twe ntabwo tuwazi ibaze kuza gusaba ngo muje gutuje guturuka mu bikarangira umuntu apfiriye reka nje kumureba oya Emile reka naje kumureba atwereka oya reka uyu muntu tumujyane yaretse umuntu tumujyane reka tumujyane batamenyereye hano bagire mana yanjye ubu koko ibi nibyo byakuye umuntu mu mujyi akajya shana yongeye kabisa none se mwamu ane wowe mani mwaje mureka gukina n'amarangamutima y'umuntu kwera Mira arashushe umutwe ako pe uzi kuzakuramo umutima w'umuntu kwera mani uzi ko uyu mutipe yari yapfuye oya turebye kujya gutipa kamera ko aragwete tubombora kamera ari kuri codinga se cyare radio kwije yongera bamwe mu zo guseka mbere ariko imana bino bintu ko bivuranye uzirumva ngagiye kuvaho ruwo ibiro byanyu byo gukigwa akoze ko twasize dio pari ari gukamera bagiye gutweka ukuntu bahinga bagiye gufata amafaranga yahise azana igitekerezo twumva ni igitekerezo cyiza nyine ikibazo ni kimwe twavuye anga tuvuga ko bano bana bavuye twavuye angaha urumva bebe icara hariya bare twavuye angaha tuvuga ko tugiye gufata vlog batwigisha guhinga wagiye gutegura ibintu by'amafaranga gute kwezi ndipangiyeho pe oya erega nakwishyura bejo muri cyo wanzanye wanyishyuraga se wanzanye hano ejo bundi ukagira uza kumbwira ngo ko umutima wari wamvuyemo mana nibaza gukuntu aha hantu tutazi ubu si bitaro twari kubikuraje shikibamba ahantu utapfa kubona na ambulance mana ariko turi kubuza naba benshi usibye ko mwe mutabibonye hano hirya hari centre de santé urumva rero ntago nari kubikubwira ariko ndaguhaye noneho dore ko wigenje na bujya bwajyana ariko reka twishyure ubuzima busanzwe ubwo rero gukina k'uburi yenda bityo gutsekabura ubwo wanasetse nuko atabyumvise ubwo ko atarabi ntabwo yasetse yabaye nkuvugije induru nyine ngira ngo nukubabara ariko rero ngiye ari reka bino bintu tubishyire mu buzima busanzwe bibayeho kino kintu kikakubaho byanyabyo ane nawe kikakubaho wabyitwara mu ngiye nafata umwanzuro wo kumujyana kwa muganga hehe utahazi kandi gore umuntu wakuzanye niyo mpamvu nababwiraga ngo tumuterure tumujyane mu mudugudu buriya mu mudugudu ntihaburamo umujyanama w'ubuzima naho twavuye tuza guhinga aho twasize imyenda aho twaraye kandi nyine ariko wagoreti goritadari nyine mu mudugudu si uhabura n'undi muntu twanatera induru ngiye ikintu kimbabaje urakizi ni ukuntu vuyanga dupanga gufata vlog noneho ukagenda ukabihinduramo frank nyine nabyisha ariko n'abafana banjye barishimye
none se ko nasanzwe nastinga mu actinganye mu bonyo ahubwo wagira ngo ni wowe umwishe agenda bifite ubwoba byanyabyo ubu nawe urakabya aya mata yandi ari hehe inzi n'ahantu najugunya nose ndayanywa ntaranoza agashashe abanza mwoze kagiyeho ibyondo yaranje oya ndakoza ntabwo nayanywa ngenda yanyoye n'ubundi wanyishe n'ubundi nta mutima mfite n'ubundi nshaka gupfa agaseka mubazi kuki buri gihe ushaka kumbabaza no kubera nararushye ako noneho ibaze gusiga abantu nta n'igitekerezo cyo oya kuba ubye nyine wambonagamo wari kwibaza ukuntu ngezemo neza kuko iyo nza kukubona kuri kamera canari kumenya ko hari ibindi bintu yateguye pe ariko nawe nkubonyemo byagenze bite rero no mutipe yahwereye Burundi sinzi kabisa nzagera i Kigali nta mutima mfite pe ngiye gutaha ariko ndebera ukuntu Anita bakunzi ba December Brad namwe Anita nakabye ntigishe ko mujya mumbwira ko mubabaza namwe murebe ibintu abankoreye none se ubwo guhinga muhite mubireka mureke umuntu yaba bakibonye imana nje ndumva ntarakomera pe numanye ifite ubwoba bazarukoma imana bagiye kugufunga muri abantu baba umuntu wabonye uzi guhinga ninde bundi uri uvugisha ukuri urabona ninde ufata vuba ufata vuba ni wowe namwigishije napfura ariko rero ntabwo nshaka kubimenya ntabwo ariyo kariyeri yanjye yewe wazanye igitekerezo kariyeri yanjye ndi muri Anita Beauty Shop yewe wavuze ngo arashaka kumenya guhinga abonye uri umusa nta kibazo yahagaze hanze yadigagize abantu biganye na Anita batubwira Anita bago wakangaye sheri ntabwo nge nagiraga amanota mabi mu ishuri oya reka tubaze reka tubaze nabonye njyewe oya nabonaga amanota meza uzi kuki bakwigisha n'ufata njyega ntabwo muranyigisha guhinga ngo bimfashe icy'ingenzi ni uko nkuramo icyatsi zikaranduka ukunyereka ngo urahagarara ngo ndababujije nakubwiye ngo ntukaje mu ruhavu ukahagarara uruhavu se niyo uruhavu ni urwo wicaye dore n'ubundi byakunda uruhavu ni ibyatsi ahatarahinga haba ari uruhavu ameze nk'umuferege haraca amazi hariya ntabwo bahahagarara tuhagarara hano hejuru none se uri mu bufe byaye nawe ubwo wenda ari nka Diopri guhinga hano cyangwa kasongoyeye nambaye nagaye mani cyareka amabwiza ukuri pe Diopri igwe Franka cyane ukuri urambabaje pe nakubeshye niki nari ngambiriye ntabwo mwiyexisa uko nge numva nitugera mu cyaro mani ibi bintu zatazabizana hanyuma ngiye kuba yinkorereye Kigali ariko sha wigize innocent wigira marayika kugira ngo anakugirire impuhwe barakuzi ariko wibuke ko uretse gato nakuciye mu ijambo ngewe wibuke ko iriya Franka nagukoreye nayihuriye twari tutarazi niba tutarazi ariko nayo yinkorereye mu ifamu twarayikoze turataha ariko ni mu cyaro gahunda yo kugaruka kureba uno muntu no mufana nta bintu by'amafaranga birimo rero nayigukoreye yari kumusura twari ukumusura urumva ugashaka umuntu akatwigisha guhinga ariko si urenda kuzamenya ariko wagiye kuzana ibintu by'amafaranga mwaretse bare uzi guteka runongo ngenda bizi kandi utazi guhinga si guteka runongo no guhinga bihuriye erega ntabwo waba yaginga ngo utazi kotsa runongo uzi ko byabacana ntabwo bishoboka yesu ni ibintu bibiri ubundi bigendana yego nayigiyeho runongo nayihinga kuriya bacukura agasiga ibitaka hejuru
babyita gote nyine iki ngenzi pamye ko nakoteza runonko kandi ko gitijumba cyangwa ikintu cyose gihiye ibyo kumbwira rero ngo karako bakita ngo iki ni runonko umuceri umuceri botsiki twego twosaga ibijumba cyane cyane ni ibijumba twosaga ibitoki ibijumba ibi nyine byose byose umuceri se barawukiza oya umuceri se runonko wawe warabonye ahantu bari kuyiteka sheri wanjye nge nokeje runonko nzi no tujye two gutekera ku gakoroboya ko bawe murakaza nakinye ibyabana ndi mama ntago bare bishoboka yego ko umwana muri karite umwe yibaga umuceri ndakibura unyanya ndakiba amavuta ndakiba igitunguru tugateka mu gakoroboyi papa na mama bakagaburira abana ari amateka arabura nk'igihe kimwe n'ikimwe yose aya sinjya ngo ni bwahise niyo bitabwaye iya ni bwahise ntabwo yewe n'iki muse n'ubone n'uza ryayo ku mirisi ntabwo amateka asanzwe asa kuri abasa mutuku nyine bino bigoro biragenda ntabwo bari umweru nyine gusa erega iwacu ni mu cyaro kandi nubwo ntahinze ariko no gukurikira amoko angahe y'amateke nabyo nzi ngewe nzi bwahisi nzi amateke asanzwe matoya nzi nyantoze na hakita gute haki icya kindi kiba kimeze nk'iki riba ridahiye mubyandike muri comment nzi 3 mubyandike mutubwire hari amoko angahe y'amateke uko ngiye mfite gahunda yo guhinga mana biri seriye pe guhinga oya ngiye nzazina none se goreti ni yanyemereye ko azamu muri bare babwiye bare genda bakubwira oya muri mwikomereze rwose mugeraho ako se reka nkubaze DOP reka tujye tuvugisha ukuri noneho mbonye prank itarimo isomo pe uteguye oya iyi prank nayo reka DOP atubwire isomo ririmo reka mbibabwire reka nzaho nicara ngwino oya ngwino ariko reka Valence waje abafana akakubona baba bataramubona kandi twarasigiye kutegeza inzira y'umusaraba hajya n'amataka mata ariko gashashe cyane twasa kuja abafete ariko bahise baza abantu barerega bari batangiye guhuru bagaragaze barabana reka abantu bari batangiye guhuru reka nkubwize mu cyaro baratabara ariko reba ukuntu abantu bari batangiye kuza nse si babonaga koko yapfuye Valence isomo ririmo riragira riti cyane mumba barongo sheri wawe aramutse yishe umuntu yengeye kubatanga impanuka wowe wakora iki wamuhishira cyangwa wamushyira mu mategeko ariko yabikoze by'impanuka wowe ngubise umuntu isuka bintu bitanturutseho ndi sheri wawe namwishira umuntu mwiciye ku mugaragaro ku gasozi abantu bose barareba dore abaturage batangiye kuza bose baramutse batabibonye ari we wenyine ngewe nigeze mbibona oya nyine usanze namwishe ngo nsanze wamwishe se ni iki kigaragaza ko ari we wamwishe kandi ndi kubikubwira niba wari kubivuga ngo umukubise isuka utabizi n'abaturage bari batangiye guhura we ntabwo mvise ikibazo neza ibyo bintu bibaye nta wundi muntu icyo cyaha ukizi kiziranyweho nanjye nawe reka muvuge isomo nk'uko prank wari wayiteguye oya abantu bamanutse ari utababona oya ese waretse tukavugira abantu ikintu kandi ugiye gutanga ibyaha n'ibyaha byo gusaza umuntu kandi ibintu uri kubyumva ubwanyu ubona igihe kumwenyine ariko ririmo ngwino hano wicare hano ngwino mu biganiro usobanure ukuntu harimo isomo ririmo rirenza ahubwo rya danje urumva isomo ririmo rero reka mumeze mumeze neza byabaze iyo yicara hari nibyo byiza nicara aho ngaho nawe reka nze ndahicara hari hose urabugaragara hariya se reka nze banze ndebe line fish kandi genze musobanurira isomo riri muri no prank ariko isomo ryari riri muri iriya vlog twari turi kwigisha hari abantu benshi batazi guhinga bazahinga
abantu benshi batazi guhinga bari guprofita bakareberaho bakiga uburyo bahinga no kuvuga ngo urabyica nguzanya amafaranga kandi nakubuje kunteranya n'abafana ariko uyu mutekereza cyane icara hariya wowe ugiye kunsobanura neza igitekateke hariya wicare igitekateke n'iki ngiki ngo ntago nanduye oya ngo bakita igitekateke niko ngiye no kuvuga ngo mwumve isomo ririmo rero mwumve isomo ririmo rero bakunze ba Desembla TV ni ukuvuga ngo kandi vuge ndi kureba Emile imbwa yantushyira hireba hari ntabwo nibuka hari ife yacu tumbaga kuri radio Rwanda kera y'umugabo niba bayita inshuti nyanshuti ntabwo mbyibuka neza umugabo abashaka kugerageza inshuti ze bikarangira abwiye umuntu ngo atijya mu ikirago turakirago kamuzinya bakagenda ajya komanga ku nshuti ati ko nishe umuntu wambabare tukagenda tukajya kumuhisha tukajya nyine gushyingura umurambo ntibazabimenya agera ku nshuti ya mbere ikagira gute ikabyanga ajya kuri inshuti nayo ikabyanga je pense que inshuti ya gatatu niyo yabyemeye urumva irambwira ati rwose tugende mutabare uwo murambo tugiye gute tuwuhishe urumva barangije umurambo bajya kuwisha ahita abona ko byandasanga ahita abona ko uwo ari inshuti yiwe ya nyayo Emile niwe uri kubwira buretse gato ni ukuvuga ngo wangaye ikintu Anita ashaka kugaragaza niko ndi kubitekereza ni ukureba ese koko Emile ndamutse nishe umuntu by'impanuka yantabara ese kuko yantabara yantererana aba kari nge wamwishe ese yantererana kuko birashoboka ko ushobora kubaho tureke no guhinga ushobora n'impanuka birashoboka ushobora no kuba uri no mu rugo umuntu mugaserera wamusunika akajya kubita umutwe hasi ese basi kumwica watanga témoignage ya nyayo mu rukiko uvuga ati yamwishe mubona cyangwa yamwishe bigambiriye reka tunakoze icyo kibazo wakora iki Anita cyangwa nawe wabiceceka ukavuga ati reka mushiri bibanga cyangwa wamutanga ariko ukamutanga mu buryo buri clear wakora iki okay njye rero kubera ko ni ikizamini gikomeye ariko biri reality ntabwo watanga umuntu ukunda ntabwo ndi mwamaka yawe cyane ko cyane ko umuntu iyo wishe umuntu waba ubishaka waba utabishaka ntibikuraho ko utisha umuntu bashobora kukugabanyiriza ibihano ariko urafungwa ubwo niba bari gukatirwa burundu ntihabura nk'imyaka 20 urya cya 15 sibyo ariko bitewe nuko aba ari umukunzi wanjye kandi nta muntu wigeze abibona ko yishe umuntu wamisira tukamuha wahituba ntabwo wamuhiba wenyine nikabyumva ngewe ukuntu ndi kubyumva ndumva ntamutanga ngewe nagutanga ngewe reka nkubwire impamvu ntagutanga sibyo icya mbere cyo urumva nta muntu wari uhari sibyo nta muntu wigeze abona ko uko ngenda avuga icyo wakora ako kanya sibyo ndavuga icyo wakora ako kanya ntabwo natanga umukunzi wanjye ngo bamufunge pe ariko kwica nagukozeho urukundo rwa kuganza urukundo ngiye rwanganza ntabwo natanga umukunzi wanjye ngo afungwe none se kumwe umuntu akora impanuka nyine mu muhanda akakubitamo umuntu agahita mugonga cyakora aramutse abikoze abishaka yarabigambiriye tuvuge yari afitanye ikibazo n'uwa mutipe nanjye nkabona nzi ko bafitanye ikibazo akabikora abishaka namutanga nkaba nzi yuko urugero nkaba nzi ko Anita afitanye ikibazo agira mutipe yitwa Valence mukaba mufitanye ikibazo nanjye nkizi urumva ko uramutse ubikoze ubishaka uba ari ibintu uba wagambiriye ari biba bitewe nanoza mufitanye ikibazo mufitanye ukamwica
aho ho nagutanga. Ariko ari ibintu by'impanuka nta kibazo nari nzi ko mufitanye, ndetse na Valence nawe mbere urabona nk'ubu ahanga turabashyitsi sibyo, nta gihe turamara inaha turabashyitsi. Urumva se uriya mutipe yaba afitanye ikibazo na nite cyaba giturutse, urumva ari ibintu bitunguranye nk'uko ukunguko wateguye prank, ntago nagutanga pe. Ariko ari ikintu wateguye nagutanga, njyewe nuko ndiko byumva. Nawe mbwira rero nawe ukuntu wantanga. Ntago njye namutanga, wowe niyo mpamvu utamutanga. Kandi avuge ngo yantanga, ahubwo nawe uvuga ukuntu wantanga. Njyewe impamvu nagutanga urayizi. Impamvu nagutanga ntabwo ushobora kwica umuntu ngo biyobekane. Sibyo uko byagenda kose umuntu wese afite family, sibyo kiri mu gihugu gifite iperereza cyangwa se umutekano uri hejuru pe. Noneho n'igihugu cyacu cyo nakarusha ngira ngo mu Rwanda uko byagenda kose nta hantu wakwisha wica umuntu, sibyo. Rero njyewe nta nubwo nabasha guhisha umurambo ngo ngende njyame nsinzire, ntabwo byakunda pe. Naba ngukunda yego kandi nzi ko wamwisha utabigambiriye, nakihangana kutegereza iyo myaka bazagufunga. Abafana mujye muri komantere muzatubwire. Iyo wishuriye umuntu uba ubaye umufatanyacyaha, ariko nanone tuba twimye ubutabera wa muntu wapfuye, ntabwo aba ari bushyingurwe n'umuryango we byibuze ngo nabo biyakire, sibyo. Kandi uwo muntu twishe afite famiye, ariko nanone nibyo uwo muntu twishe ntabwo ushobora gusanga afite umuryango ugiye kubaho uhangayitse, ntibishyinguriye umuntu wabo. Tuzi kudashyingura umuntu wawe ukuntu bimera, sibyo. Ariko niba umuntu wawe aguye mu cyaha bishoboka pe twasangira igifungo, ariko ntibyakunda. Rero bisobanuye yuko nakihanganira ingaruka tugiye kwakira twembi, kuko ari njyewe naba nsigaye habi, ari nababugiye ahantu habi cyane kuruta wenda aho nsigaye. Ariko ku ruhande rwanjye ntabwo nahisha umurambo, nawutanga bakagufunga bakakugabanyiriza ibihano, ko nagutangira ubuhamya bwiza nyine ko byaba ari impanuka ku buryo kugabanyiriza icyaha. Niko ku ruhande rwanjye byo. Okay, rero reka tusabe n'abafana bagiye muri comment. Namwe mujye muri komantere mutubwire, sibyo. Umukunzi wawe yishe umuntu bimutunguye, sibyo. Nta muntu n'umwe uhari, urumva, nta muntu n'umwe wabibonye, urangije uragiye no kuri polisi. Uragiye no kuri polisi, kandi uvuge ngo wamutanga. Wamutanga gute? Iyo umuntu yapfuye polisi ubwa ni ikintu ntabwo ariko ntabwo hari imirambo nyinshi, mbese abantu bose bapfa polisi iragira abenshi. Abenshi nyine tuvuga urugero wakicira umuntu muri uyu murima. Noneho tugiye kureba uburyo wamutangamo. Tubwire uburyo wamutangamo. Wahamagara polisi, wamuhamagara RIB, wabigenza. Ntabwo nahamagara polisi, nahamagara RIB. Wakoreka nahamagara kwa muganga, ntabwo batwara imirambo, sibyo. Wahamagara imodoka iri prive ukajyana amayiti kwa muganga nyine kugira ngo bashakishe ibimuranga iwabo nahe. aho hano niho polisi gutwarira. Ako ntabwo rajya kuri polisi ngo uyu muntu yishe umuntu. Gutanga uvuga wajyana umurambo. Kujyana umurambo. Egare uwo muntu wamwishe baramushaka. Sibyo? Reka nkubaze nk'ubu ngubu uramutse nk'ubu ngubu nyine ukuntu bigenze. Umurambo urawufashe urawutwaye. Njyewe urugero ndatorotse. Ibyo nta kibazo. Njye ntabwo icyo urumva wa muntu urumva wamuhaye butabera. Nawe yababizi ko byakoze. Gutanga njyewe ndi kuvuga ni ukugenda ugahamagara polisi, urumva? Ugahamagara polisi. Ari ngo guhamagara polisi. Iyo umuntu apfuye ushaka imodoka yari yo yose. Nyine nakubajije uramutse uhamagaye ufashe umurambo nk'ubu nyine njyewe ubikoze, sibyo? Yego. Valence bibaye kuriye. Ufashe umuntu mujyanye kwa muganga, njye ndatorotse. Urumva waba untanze gute? Gutanga njye ndi kuvuga DOP ni guhamagara polisi ukavuga ati sheri wanjye yishe umuntu. Naho kuvuga ngo ujyanye umurambo ku bitaro, njye ndatorotse, ubwo se urumva waba untanze gute? Kumutanga uhamagaye polisi. Ni guhamagara polisi. Nibyo guhita gutanga. Imbada urayizi? Imbada urayizi? Imbada ni igiki? Ugiye gutestinga icyo bita imbada. Iri hano se? Zikunda bone gukorerwa ahantu bita za Musanze. Irihe imbada? Ntazi.
ijya kumera nk'ikirinda siporo imbada ni ndumva ari imbada ari imbada sibi agene goriti yayizanye hariya ruguru mu rugo tujya kwiga yari kabubwiye tujye kujya imbada yabikuye hese ubwo oya babikora mu byaro byose babikora mu ki ni mu ingano imbada niko yitwa ingano n'uburo ingano ya imbada tugende rero njyewe no kujya twarasezeranye reka tusezere tunashimira abakunzi bacu turacyari mu cyaro bararyohewe twize guhinga twize ibintu byinshi hari ibintu byinshi abanyakigali please mwere kumva ko mugomba kujya gusohokera mu mijyi gusa hari ibintu byinshi cyane abanyamujyi bakuriye kumenya urenda kuzoza ngo se bazere guhinga ure ko bimeze biri se ibyo byiza ariko bagomba kugwe none se nta banyamujyi biga ntuza biga agronomy bakiga gute akabakita akanyamuca so ratangiye ku bwanjye nizi ibintu byinshi cyane byinshi hano hantu aha hantu uramutipe Valence yatubwiye ko yitwa gute waruhazi hehe hano ahantu nka hari udagomba guhagarara uhinga nanyuma umuferege nabo ugiye ngo bayitangiki ndaza kubakubwira murabamu wa mbere wewe bayitangiki DP nimbivuga mushyira aragukopeje oya nabyo vuze ni kuri Imana mushyira amafaranga bahita wigenda Diope mushyira amafaranga warangije ubwo nyine turagukopeje umopeje iki yevuze kijya gusara uvuze ngo iki muferege oya ubukozi muferege bahita mu muhana Yesu nibyo akubeje no mu muhana ajye kubaza bari bahita mu muhana man abaruga ko amafaranga murakoze cyane turacyari mu cyaro niwe tugire none tuzane mukomeze mukore subscribe tuzabone tugiye ku 500 cyane birashoboka cyane ku 500 tujye kuri 1M miliyoni birashoboka cyane merci beaucoup je m'appelle Diopi nouveau remercier amita Diope nouveau remercier umusore mu mujyi ugiye amaso mato bye guys bye